Ndabasuhuje, nge nitwa Gami the psychologist. Iyi ni YouTube channel ukora ubumenyi bujyanye na psychology cyangwa se imyitwarire, imitekerereze n'ubumenyi muntu. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu twakwita ko ari nk'ingeso cyangwa se ibintu abantu bakunda gukora kenshi, nyamara bishobora kuba byagira ingaruka zitari nziza ku bwonko bwacu cyangwa se ubuzima bwacu bwo mu mutwe. Turuze kureba ibintu 7, tugende tuvuga duhere ku kintu cya karindwi kugeza ku kintu cya mbere. N'ukundi turimo turavuga, ntibibagirwe gukora subscribe, like, share na comment. Ibyo byose bigenda bidufasha kugira ngo abandi bantu babashe kubona ino content. Ikintu cya karindwi gishobora kugira ingaruka ku bwonko bwawe, akaba cyo duheraho. Ikintu kijyanye na social media cyangwa se gukoresha imbuga nkoranyambaga. Abantu benshi dukunda kuyikoresha, ukajya kuri YouTube kamaraho amasaha 3, undi kajya kuri TikTok, WhatsApp, Twitter, ariko ubushakashatsi bugaragaza yuko social media ishobora kugira ingaruka gutuma umva umeze nabi, ishobora kugira ingaruka mu gutuma wigereranya n'abandi bantu bitewe n'ibintu warebye, ushobora kubona amakuru mabi, ubwonko bugatuma ugahora bubona ibintu bibi, bigatuma ugira ubwoba cyangwa se ibibazo by'ubwoba, bigira ingaruka mbi kuri motivation cyangwa se ku bushobozi bwo kubasha ko wagira umurava, kubera yuko ukubona ikintu kigushimishije ukabona ikindi kigushimishije kurushaho, hari imisemburo yo mu bwonko ibiri kugendera rekurwa ku buryo kugira uzabona ikintu kizabasha gushimisha nk'icyo ngicyo bizagorana. Bityo niba washimishwaga no kuba wakora akazi runaka ugasanga ntabwo bikigushimisha, ugasanga ntabwo ufite ubushake bwo gukora akazi kawe, kubera yuko igihe kinini kimara uri gukangurira imisemburo kuri social media. Social media rero iri kuri nimero ya 7, ubashe kuyirinda. Hari ibintu byiza ushobora kubona mu buzima bwawe, ku mitekerereze yawe, ku buryo wiyumva bikakugira umumaro. Ikindi kintu cya 6, ntekereza ko abantu benshi bashobora kuba matana kimenyere nk'ari ikintu gishobora kugira ingaruka ku bwonko, ni ugukoresha isukari ingi tumenyereye mu ruganda. Burya isukari usibye kubishobora kudutera indwara z'umubiri nka za diabete cyangwa se umubyibuho cyangwa se ibibazo byo mu maraso, circulatory problems, isukari burya ishobora no kuba yagira ingaruka ku bwonko bwacu. Icyambere, uburyoherere bwayo. Isukari ni kimwe mu bintu bishobora kuba addictive cyangwa se ishobora kugira imbata ku buryo ushobora kuyikunda. Iyo bimeze bityo akenshi, iyo wakoresha isukari wakoresheje uyu munsi ntabwo ari ukeneye ejo, ukeneye iyisumbuyeho. Isukari ni kimwe mu bintu ishobora kugira addictive cyangwa se kugira imbata, bikaba bishobora gutuma bigutera za ndwara zo mu mubiri. Isukari hari ubushakashatsi bugaragaza yuko ishobora kukorohereza kurwara indwara zisanzwe z'umubiri, kuko ishobora gutuma habaho inflammation mu mubiri. Kuvuga ngo isukari ni kimwe mu bintu ishobora kugira ingaruka mbi mu mubiri wawe, bya byiza ubashije kuyigabanya cyangwa se ukayirinda. Ikindi kintu cya 5 ugomba kwirinda kugira ngo ugire ubwonko bwiza cyangwa se ugire ubuzima bwiza bw'imitekerereze, ni ikintu kijyanye no guhora ahantu hamwe, utamuvinga umubiri cyangwa se utanyeganyega. Urugero, nk'ubwo usanga ukora mu biro, ugatanga imodoka, ugasanga mu rugo wageze ukaryama, nta kintu cya movement ujya ukora. Siporo turabizi neza yuko ari umwe mu miti ya mbere y'ubuzima bwo mu mutwe, cyangwa se niba ukora siporo tuzi yuko ishobora guhangana na depression cyangwa se agahinda gakabije ku rugero rungana nk'urw'imiti ikunze gukoreshwa n'abaganga bavura depression. Ngo igihe wakoze siporo buri munsi ushobora kubona ingaruka nziza zingana nk'iyo miti, usibye ko siporo yo itaba ifite ingaruka mbi imiti tumenyereye ko ishobora kugira. Ndetse nta nubwo ari kuri depression gusa, no ku ndwara z'ubwoba, indwara hafi ya zose z'umubiri tuzi ko siporo ishobora kuzigiraho ingaruka nziza. Ngo rero noneho gutekereza kubaho ubuzima butagira siporo, ariko ntibunabeho no kumuvinga, no kuba wavana hamwe ngo wimuka ahandi ujya ahandi hantu.
abantu benshi bazi yuko gukora siporo ari ukugenda ukajya muri mucaka, ukirukanka, ukakina umupira, ariko ukirengezaho yuko kugenda ukava hano ukagenda iminota 30 n'amaguru ari siporo ishobora gufasha amaraso yawe gutembera neza, bityo ubwonko bukamera neza, kumva umeze neza, kumva ufite icyizere, kumuvinga kuva hano ukajya ahandi. Ushobora no kubukora akazi gasaba imbaraga, icyo gihe harimo kumuvinga. Ariko ikosa rya mbere ushobora gukora ni ikosa ryo kutagerageza kumuvinga cyangwa se kutagerageza kuva ahantu, kwinyeganyeza kuva ahantu hamwe ujya ahandi hantu, kuko bishobora gutuma ubuzima bwawe uko wiyumva byose bigabanuka. Tugeze ku kintu cya kane kitari cyiza ku mitekerereze yacu cyangwa se ku buzima bwacu muri rusange bw'umutwe n'ubw'umubiri. Icyo nta kindi ni kubaho wenyine cyangwa se kubaho mu bwigunge udafite undi muntu w'inshuti, cyangwa se udafite undi muntu mubana, cyangwa se udafite umuntu muvugana, se kubaho wenyine udasocialize cyangwa se udafitanye umubano n'abandi bantu. Ubundi kimwe mu bihano abantu bakunda gutanga ku bantu bakoze ibyaha runaka bikomeye cyane nko kuba ikihebe, ni ukugushira ahantu utazabasha kugira umuntu n'umwe uvugisha. Basanga umaze nk'ukwezi uri ahantu ufungiye, ibiryo biraza ukabibona nta wundi muntu ugeze ubona. Icyo ni kimwe mu bihano bikomeye ushobora guha umuntu uwo ari we wese, ariko ntabwo ushobora kugutangaza ubonye hari umuntu ushobora kuba abayeho ugasanga nta nshuti agira, nta muntu avugisha, ntabwo ashobora kumara ukwezi ari mu nzu nta muntu abona. Ibyo ni kimwe mu bintu bishobora gutuma ubuzima bwawe bubugiraho ingaruka mbizi ndetse zino ku rwego rwo hejuru. Hari ubushakashatsi mbona abantu bakunda gusakaza bugaragaza yuko kuba wenyine cyangwa se kumva uri wenyine bishobora kugira ingaruka mbi zisumba kuba wanywa itabi, kuba wanywa umuntu unywa itabi. Ni ukubera yuko isolation cyangwa se kuba wenyine kwiguma bishobora kugutera stress ishobora kugiraho ingaruka hafi ya zose mu bijyanye no kugutera indwara. Icya gatatu, kudasinzira cyangwa se kuryama amasaha adahagije ukabigira ingeso cyangwa se bikaba akamenyero. Kutaryama ni kimwe mu bintu bishobora kugira ingaruka mbi ku buzima bwawe. Tuzi ko kuryama ubwonko burabasha kwisana, bugasohora imyanda, bukorganizinga cyangwa se bugashyira ku murongo ibintu byinshi bitandukanye, ukaruhuka. Ariko iyo utaryamye amasaha ahagije ibyo byose ntabwo bibaho. Nibwo stress yose wirirwanye akugumamo ukayajyana mu wundi munsi, ntabwo ibyo ngibyo ubishaka. Ugasanga uburyo ubwonko bwawe bwakoraga, niba wari unaniwe ejo, uwo munaniro urawujyanye mu wundi munsi, ibyo byose ntabwo uba ubikeneye. Kutaryama ni kimwe mu bintu byangiza ubwonko. Abantu benshi bakunda kubaza bati ese ni amasaha angahe umuntu aba akwiye kuryama? Ubundi bavuga yuko ari amasaha 8 cyangwa se ikigero cyegereje amasaha 8, ariko mu by'ukuri umuntu ku giti cye niwe ushobora kumenya amasaha ye, kubera yuko nubwo amasaha 8 aricyo kigerera, bamwe bashobora gukenera munsi y'amasaha 8, abandi bakakenera ari hejuru. Umuntu ku giti cye niwe ushobora kumenya amasaha buze kumufasha agatuma yumva yuruhutse neza. Gusa ni byiza kudasinzira amasaha menshi ngo ukabye amasaha ukeneye, kubera ko bishobora kuba ikimenyetso cy'ikindi kibazo, cyangwa se bigashobora no gutuma umubiri wawe utakaza ritime usinziriraho, bigatuma ugira habits zo gusinzira zitari nziza. Gusa gusinzira neza byo nta twabishidikanya yuko ari ikintu cy'ingenzi. Uburyo wasinziye ni ukuvuga ngo karite n'ingano cyangwa se amasaha wasinziye uko angana, byose ari ibintu by'ingenzi ugomba kubibara. Tugeze ku bindi bintu noneho, turimo turegera ibintu bishobora kuba bigira ingaruka noneho zikomeye cyane. Tugeze ku kintu cya kabiri. Ikintu cya kabiri nta kindi kigiye kuvuga, ni ikintu kijyanye na drugs cyangwa se ibiyobyabwenge, cyangwa se ibintu ushobora kwinjiza mu mubiri bikaba bishobora guhindura imikorere y'umubiri, imikorere y'ubwonko. Aha dushobora kuvuga inzoga, dushobora kuvuga itabi, dushobora kuvuga urumogi, dushobora kuvuga n'ibindi bintu ushobora kwita ibiyobyabwenge. Ibi ni ibintu biba bishobora kugira imbata, ni ibintu iyo byinjiye mu mubiri biba bishobora guhindura imikorere y'umubiri biologically cyangwa se mu buryo buri chimique.
ni ibintu kubireka biba bigoye, kugira ngo ureke urumogi ni urugero, cyangwa se kugira ngo ureke inzoga igihe zakubase ni ikintu kiba kigoye. Kandi uburozi biba byashize mu mubiri kugira ngo ubukuremo akenshi biragorana. Nk'umuntu ushaka kureka inzoga maze imyaka myinshi yarabaswe nazo, kugira ngo ingaruka zashize ku mubiri, inzoga zashize mu mubiri kugira ngo zikuvemo, ahanini bisaba imiti myinshi, bisaba imiti no kugukurikirana n'abaganga ku rwego rwo hejuru. Urumogi igihe warufashe ukarumenyera, kugira ngo urureke ahanini bisaba imbaraga, bisaba kugira ngo abantu bake baba bazifite. Akenshi binakenera umu professional ko ari we ugufasha. Niyo mpamvu ari ikintu twakwiye twese kwirinda cyangwa se guhagarika, kuko kitindaho ni nako kukireka bigenda bigorana. Kuvuga ngo drugs zigira ingaruka ku mubiri, icyo ni kimwe, ariko bishobora no kugira ingaruka mu mibanire yawe. Usanga imibanire yawe n'abandi irangiritse kubera wakoresheje inzoga n'urugero. Bishobora no kugira ingaruka mu kazi kawe, ugasanga hari ibintu byakunaniye, hari ibintu utakoze neza kubera gukoresha ibiyobyabwenge. Kandi ikintu cyagize ingaruka ku kazi kawe kikagira ingaruka mu mibanire n'umubiri wawe, byanze bikunze kiba kigomba kugira ingaruka ku buzima bwawe bwose. Icyanyuma, ikintu cya mbere dukwiye kwirinda, ukirinda kugira ngo tugire ubuzima bwacu bw'umutwe, ni stress. Ibintu byose twavuze byose ubundi bikura impamvu ari na bibi cyane, uko bishobora gutiza umurindi stress cyangwa se bigatera stress. Buriya kudasinzira neza akenshi bituma hormone cyangwa se imisemburo ya stress iguma mu mubiri, ugahora uri stress. Buriya impamvu tugira trauma cyangwa se kumva umuntu ngo yarakomeretse, nuko rero ikintu cyamukomerekeje cyamuteye stress ikabije. Stress nkuko twayisobanuye ni kwa kundi umubiri uba wakangutse, ukahora umeze nk'aho hari ikibazo gihari, guhora uhangayitse. Ni ukuvuga niba umuntu ari kukwirukaho ashaka kukugirira nabi, umubiri wakangutse ukamera nk'aho hari icyago gihari. Iyo umuntu afite stress, umubiri umeze gutyo. Ntabwo stress ari kuvuga ngo ni umuntu wakubwiye ku kazi ngo kora ibi bintu mu masaha 2 kandi uzi ko umuntu ashobora kubikora mu minsi 5. Ntabwo yari yo stress gusa. Ushobora kugira stress bw'ijambo umuntu yakubwiye ariko rigakangura umubiri mu buryo bwa stress. Stress ni mbi cyane, nayishize kuri nimero ya mbere kubera yuko stress ishobora gutera indwara z'umubiri, ibifu, za diabete, za cancers. Kugira stress bishobora gutera ingaruka ku rwego rw'umubiri ku buryo bufatika. Ugasanga umuntu yagize ibibazo by'indwara zijyanye n'amaraso cyangwa se imitemberere y'amaraso, ubwirinzi bw'umubiri bukagabanuka. Uzareba igihe ufite stress nyinshi ushobora kunda kurwara utugripe, turwara dushobora guterwa nuko umubiri wacitse intege. Stress usibye ngibyo ni imwe mu mpamvu zituma umuntu ashobora kugira indwara zo mu mutwe, depression, anxiety cyangwa se indwara z'agahinda, kongeraho iz'ubwoba, kongeraho indwara zituruka zishobora bafitanye na trauma cyangwa se ihungabana. Iyo stress idahari ntabwo iyo ngyo ishobora kugira mu ruhare. Ubwo rero niyo mpamvu ari byiza kugira ngo umuntu wese yige kuba managing stress, kwibuka ibintu bidashobora kugutera stress, kwiga igihe wagize stress uburyo wayigabanya, nko kwiga uburyo bwo guhumeka cyangwa se uburyo bwo gukora meditation, kwiga uburyo ibintu bidashobora kujya bikurakaza vuba kuko iyo ni stress urinjiza mu mubiri, n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo. Reka nizere yuko iyi video hari ikintu ubashe kwigiramo. Twarimo turavuga ibintu bishobora kutugiraho ingaruka ku bwonko bwacu, ingaruka zitari nziza, ibintu dukwiye kwirinda. Kuri wowe ni iki utekereza gishobora kuba icya mbere? Ese ni iki utekereza kigoranye kuba wa managinga cyangwa se warwanya? Ushobora kutubwira tukaganira muri comments. Nitwa Gami the Psychologist, katuzongere kuvugana ubutaha.